ndashima Imana, ndashima Imana, ndashima Imana kuko Imana yanzuye nari napfuye. Ndashima Imana ko yandereye abana. Ntago wabyumva, ntago wabyumva, ariko nuza kubireba uzabyumva. Edouard arabizi rwose, n'abandi turi kumwe harabanzanye twazanye, mfite umushitsi naje nzanye bura n'umwe twakererewe kubera abantu twari turi. Ariko ndashima Imana, ndashima Imana mu buryo buteye gute. Ndashima Imana maze imyaka 11 umugabo yarantaye yaragiye. Urahita wumva ngo wango Mana, urumva nyine nuko isi hagaze. Ariko Imana yampagazeho, Imana yarandinze. Icyo gihe nyuma y'iyo myaka rero urumva narasonje n'abana, abana bane muri umujyi wa Kigali. Urumva narakoraga ibyo gukora birahagarara. Ngeze igihe mva mu mujyi wa Kigali njya guturana ubita Nyabyondo. Nyabyondo iri hari hakiri habisi, hataraturwa, hari mu butoki, hari ahantu habi. Ariko Imana ikambwira ati nukuri nzakugirira neza. Nkibaza ngo Mana ni ikihe cyaha nakoze. Imana yarandinze uyu munsi mba nararwaye sida. Abarirwaye imihangane suka ari cyamwakoze, arabayizaniye kubwi ingaruka zibibi cyangwa se kubw'abantu banyu. Ariko je nari nkwiriye kuyirwara. Ariko mbwira Imana kubw'ibyaha byuriya muntu sinzagira ingaruka zuriya mu. Mungirire murya. Mba narayirwaye. Ariko ndi muzima. Nta tension mfite, nta muvuduko, nta stress. Stress ni utubazo nk'utwo twose mu buzima. Nkibaza ngo Mana ni ikihe cyaha nakoze. Ni ikihe nireye kosa nagukore. Irimbwire nza ku umukuru wanjye bijyanye n'umugabo wanjye aka. Izi mbana n'umugabo twasezeranye, nge ntabizi nkabimenya nkabirenzaho nkawrosa ngo ndi umukristo nkamumeza ngatwikira ariko byari bimviyemo impfu inshuro zigira ku 3. Ariko uyu munsi shimye Imana, ndashima Imana muri uyu mwaka wa 2024 Imana yangiriye neza. Imana yagize iti ntago wabyumva. Imana yangiriye neza ku bantu mutanzi no ku bantu munzi. Imana yangiriye neza, ndashimye Imana cyane. Nubwa mbere nteraniye aha hantu ngiye nsengera mu itorero rya Bethsaida Holy Church ku Gisozi, niryo torero ryanjye iwacu mu rugo. Edouard ni umushiti wanjye, twamenyaniye tujya gusura Madame Theogene, Pastor Theogene urapfuye Nzahuke, niho twamenyaniye tujya kumusura. Akunda kuza iwacu kudusura. Arambwira ati rere uzaze kunsura nka mushiki wanjye. Ndashimye rero, sinzi birashoboka ko bamwe ari ubwa mbere mu mbonye, ariko nimwitegereza neza, bamwe nimwitegereza neza murasanga atari ubwa mbere, kuko dufite channel y'urusengero rwacu. Ndebwe nareka ntaravuga ibintu byinshi, mwankundira nakantu gato ngiye kubasaba, mwankundira gato mwandike nimero zanjye, ibindi ndabibabwira nyuma. Mwihangane gato, ibindi biraza gukurikira muzana byumva nyuma. Mwihangane gato. Nimero yanjye ku bantu batayifite ni 0788 62 266 76. Reka nsubiremo 82 62 266 76. Uraza kwandika ubuhamya bwa Kirere, ujye kuri Kish FM ni urusengero rwacu. Uraza kubona ubuhamya bwanjye, ntiriwe mvuga ibintu byinshi. Ndababwira akantu gato cyane, ndababwira gukomera kw'Imana, ndababwira gutabara kw'Imana, ndababwira imbaraga z'Imana, ndababwira urukundo rw'Imana no kugira neza kw'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Sinzi ikintu gituma mukonja, kandi ndahamya neza ko umuntu wese ari hano afite ishimwe mu mutima wiwe. Uko byamera kose, uko byaba bisa kose, uko byaba bitukura ko ariko kose, ndahamya neza umuntu uri hano. Sinzi iyi mikoro niba ariko iri kwivuga, nago ndi kumva neza. Ndahamya neza, badufashe zibe yumvikana. Ndahamya neza umuntu wese uri hano, ayegereze. Ndahamya neza umuntu wese uri hano, uko byaba bisa kose kuri iyi saha, uko byaba bisa kose, okay, afite ishimwe mu mutima. Umuntu ufite ishimwe yuko ari amahoro nangirire rye. Umuntu ufite ishimwe ry'uko Imana yamurinze ikamuha kuba ariho, ikamuha kuba ahagaze, ikamuha kuba agihumeka atari mu bitaro yicaye mu rusengero, nangirira rye. Abantu Imana yarindiye abana ikabarera ikabakuza, mungirire murye. Ubwo genda atangiye gushima.
abantu Imana yarindiye muri uyu mujyi wa Kigali mwagombaga gusohoka mukagenda mungirire murya. Abantu Imana yahaye kubyara bitari ngombwa kandi byari bikomeye mungirire murya. Mumfashe ni mumfashe abantu bari hano mumfashe mubyumve neza. Ugiye natangiye gushima kwanjye nuko nguko. Ikindi gihe muzabyirebera. Abantu Imana yagaburiye ni mungirire murya. Wamfashije mama mfasha kuko Imana arakugaburiye nakumvishije. Haleluya! Imana abantu yambitse ikabakura ku muhanda mungirire murya. Ishimwe ryanjye nuko riteye. Abantu Imana yakoreye ubukwe. Abantu Imana yakoreye ubukwe yahaye abagabo abandi bahobogore. Abantu Imana yubakiye amazu ni mungirire murya. Erega mwe muri kubyumva ntago muri kubishyikira. Hano ari kundi ati sura muntu arimo aravuga ibiki uriya muntu ari kuducanga ntago ndi kubacanga nuko je bimeze. Ndashima Imana kuko Imana yanzuye nari napfuye. Ndashima Imana ko yandereye abana. Ntago wabyumva. Ariko nuza kubireba uzabyumva. Edouard arabizi rwose n'abandi turi kumwe harabanzanye twazanye mfite umushitse naje nzanye bura n'amabo twakererewe kubera abantu twari turi. Ariko ndashima Imana mu buryo buteye gute. Ndashima Imana maze imyaka 11 umugabo yarantaye yaragiye. Urahita wumva ngo Mana urumva nyine nuko isi hagaze. Ariko Imana yampagazeho. Imana yarandinze uyu munsi mba nararwaye sida. Abarirwaye imihangane suka ari cyamwakoze arabayizaniye kubwi ingaruka zibibi cyangwa se kubw'abantu banyu. Ariko je nari nkwiriye kuyirwara. Ariko mbwira Imana kubw'ibyaha byuriya muntu sinzagira ingaruka zuriya muntu. Mungirire murya. Mba narayirwaye. Ariko ndi muzima. Nta tension mfite, nta muvuduko, nta stress ni utubazo nk'utwo twose mu buzima. Ariko za ndwara zindi Imana yampagazeho kandi suko nari nkiranutse kurenza. Nabwiye Imana ngo Mana ubuzima wanyujijemo kuko Imana yarambwiye ngo wowe uri igicuruzwa cyanjye ngiye kugucuruza. Igihe nimbishaka nzagukora kuzoko. Gutangira irishimwe n'ibintu byangora. Ariko ndavuga utuntu duke muri ibi bintu. Umugabo yantaye mfite umwana w'ukwezi w'amezi 5 umutoyi ubagize mu wa 5 primaire. Antana umwana w'ukwezi afite umwaka n'igice ubwo bari kurikiranye. Abandi babiri umwe ari muri primaire mu wa 4 undi ari mu wa 5. Ubu ni primaire. Uwo mukuru wanjye umwana mukuru wanjye w'imfura ari kaminuza. Haleluya. Shimye Imana yandereye abana muri uyu mujyi wa Kigali. Ibintu byose umugabo yaragiye ibintu byose arabitwara. Ibisigaye banki irateza. Ibindi nacungiraga ubwo ni mu ncamake z'ingingo z'amakuru mfite. Ibindi nayisigaye ncungiraho. Yarabyanditseho undi muntu. Bagenzi babdamu bagore bagabo. Mugira amakenga mu ngo zanyu. Yaba muvukana, yaba inshuti zibinjirira, yaba abantu muzana mu ngo zanyu. Mugira amakenga. Kuko wampemukiye ni mukuru wanjye tuvukana mwa papa na mama. Twansibere rimwe twasigaranye. Niwe washatse kunyica. Akoresha ishotse byose, akoresha imbaraga zose zishoboka. Ajya mu bapfumu ashaka kumena acide n'ibintu birebere muzabyumva. Ariko ndashima Imana twaronse rimwe. Ndashima Imana yarandinze. Imana impagararaho ibintu byose birashira. Umugabo agiye kugenda sinabona ntuhebira ibintu ubwo nakanu gatona bakopejeho muzabyisomera. Agenda ashima Imana ko yandinze sindwara izo ndwara zose. Kandi yagiye aryamana n'abadamu benshi bapfuye bananduye. Narinde mwego ko mubyumva narinde. Ariko ndashima Yesu yatwaye ibintu byose. Ubwo ni mu ncamake mbabwiye. Ariko uyu mwaka 2023 Imana yarambwiye narose inzozi irambwira ngo 2023 nukuri nzakugarukaho. Nukuri Imana irahita nzakugaruka mfite karina nanditse muhana. Ariko nabonye ukuboko kw'Imana isumba byose. Nabonye gukomera kw'Imana. Reka mbabwire mwiringira Imana kuruta uko mwakiringira abantu. Mwiringira imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Ibibazo byose waca mu buzima bwose waca uko byasharira wowe guma ku mavu usenge. Guma ku mavi usenge. Winginga Imana. Sinzi ibibazo mufite.
sinzi ibigeragezo muhagazemo suko nanjye ntabirimo ariko nabonye imbaraga z'Imana bizinyemeza yuko ngomba kuyikomeza kuyirindira. Ndashima Imana rero 2023 Imana yarantabaye ica inzira mu buzima bwanjye. Urumva namaze igihe kirekire turasonza ibintu byose nakoraga birashira, ibintu byose amaduka umugabo byose asigagurisha aragenda, sigarana n'abantu twenye nta kintu kimwe dufite kubera izo imanza nzivaho ndabireka ibintu byose baratwara. Utwo nacuruzaga nyuma y'igihe 2017 najyaga njya amasafari Kenya mu Uganda, igihe bafungaga imipaka niho bamfatiye amafaranga nisigaranye ya nyuma bamfatira baranyambura n'undi mutwe turi kumwe, ariko ngarura ubuzima ndi muzima. Icyo gihe nyuma y'iyo myaka rero urumva narasonje abana bane muri umujyi wa Kigali. Urumva narakoraga ibyo gukora birahagarara. Ngeze igihe mva mu mujyi wa Kigali njya guturana ubita Nyabyondo iri hari hakiri habisi hataraturwa, hari mu butoki, hari ahantu habi, ariko Imana ikambwira ati nukuri nzakugirira neza. Nkibaza ngo Mana ni ikihe cyaha nakoze, ni ikihe nireko sana gukore irimbwire nza kugera igihe njya gusengerana ku musozi mbwira Imana ngo Mana nje kukubaza ikintu kimwe, niba hari icyaha naba naragukoreye basi kimbwire nyihane, ariko ungirira imbabazi ugaburira abana banjye. Wowe wambika imfubyi, wowe ugaburira abantu ukabagura mituweli, kumura uko byamera kose Imana ntijya yibagirwa imirimo y'abera. Mukorera Imana ibindi muyibihaririza irwariza. Narindi mu bihe nabwiye Imana ngo naragukore mu butunzi wampaye, ntabwo kanya nje kuvuga ubuhamya nje gushima. Imana yari yarampaye ibintu byose mu buryo bushofotika bugaragara, ariko nakoreye Imana. Nkambika imfubyi, nkubakira abapfakazi kuko yari yarampaye n'ukuri, yari yaramaye gutunga. Nari mfite amazu, nari mfite igipangu cyishuraga miliyoni n'igice ku kwezi. Ariko ibyo byose nta mahoro nari mbifitemo, nta n'umunezero, kandi narasengaga nakoreraga n'Imana. Ariko mubitse Imana kuko mu minsi mibi mutaza aho Imana izabibukira. Mukorera Imana nk'abazapfejo, kuko ni muzi ejo hanyu cyahateganyirijwe. Uyu munsi ushaka kubona ibintu ari byiza, ubona ibintu ari umunyenga, witwara, uba mu mazu meza, ubona abantu bose bakuvuga, ariko ntuzi icyo ejo hakurindirije. Ntago mbifurije bibi, ariko muteganye mukorera Imana kugira ngo urujya no mu gihe gikomeye Imana. Ndashima rero Imana uyu munsi ko Imana ahinduye amateka. Imana arahinduye. Haleluya! Imana arahinduye amateka. Twarasonze nge n'abana bafite tugenda Nyabyondo iriya, abana kwiga barahagara, bayigaga mu mashuri meza birahagarara, no kwiga biranga, abakuru bava mu ishuri. Umukobwa ngerageze mu wa 4 segondere arahagara, n'umusaza we barahagarara, bamara imyaka 2 nakwiga, ibintu byose byaranze. Imana idutungira ahantu, reba ku rwibutso rwo Nyabyondo rahareba, hirya nyine ku rwibutso, igipangu cyari kiri ku rwibutso, nza nifatanye n'igipangu cy'urwibutso. Imana intuza hano hari umurima, muri icyo gipangu habagamo umurima imbere no haruguru. Uwo murima, haleluya, Imana igifukura isoko no mu gihe kitari ngombwa ukanywaho. Mu gihe cy'ubutayu Imana igibasha kumeza imboga. Nubwo numvishaka ijambo wavuze ngo harya ngo mwari ngo za mboga zirango zitwa gute? Zirura bazitwa gute? Hari imboga zirura zitwa isogi, nibyo ibintu nk'ibyo. Zira mboga nubwo muzita imboga zirimo n'umuti ariko Imana aratugaburiye. Twaraziriye, twamaze imyaka 2 n'ishafi 3 turi Nyabyondo, turya imboga, tuziriye izo mboga. Imana ihindura ibintu byose. Ndashima Imana rero, igihe cyarageze Imana ikomeza kumbwira ibyo bintu ko Imana izahindura ubuzima, izahindura amateka, izongera ikanyambika, izongera igakora imirimo n'ibitangaza, abantu bakiga horaga imbwira ibintu bikomeye cyane. Imana yarabikoze. Ntabwo nyiri Nyabyondo, nagarutse mu mujyi wa Kigali, nuyi Kigali nk'abandi bose, nagarutse ku itara. Haleluya. Hari ibintu byinshi muzagenda mwumva ibiganiro byanjye aho ngaho ku nani ku buhamya bwanjye, abantu benshi bagenda kwambaza ibibazo ati kuki ukomeza kwihanganira ibintu wihangana. Buracyari ko yari nk'ishuri Imana akomeza kunyuzamo, ikomeza igira ngo inyigishe mbasha no gukura no gukomera. Kandi ikindi Imana yanyeretse abantu kwizera abantu, muve ku bantu babyeyi, bagabo, bagore, nzi neza kuri wese mu ruhande rw'afite ikigerezo gitandukanye.
uzana umuvandimwe wawe mu rugo uzi ngo ni umuvandimwe ugiye kumufasha agahita guhindukiza akakujugunya iriya akagushira akakugaburira amarozi akagutega imitego ejo ugasanga aryamanye n'umugabo umukuru wanjye bijyanye n'umugabo wanjye aka izi mbana n'umugabo twasezeranye nge ntabizi nkabimenya nkabirenzaho nkaworosa ngo ndi umukristo nkamumeza ngatwikira ariko byari bimviyemo impfu inshuro zigera ku 3 ariko uyu munsi nageze igenda avuga ngo Mana ibintu ndabirekuye ndumva ntashobora kumeza kwihanganira ibi bintu ndashima Yesu rero mwihanga reka tugaruka aho ngaho ibisigaye muzabimbaze n'impamvu nabahaye nimero zanjye ikigeretse kuri ibyo rero nshimye Imana ko iyo myaka 2023 Imana yantabaye yamvanye Nyabyondo binyuze mu eglise iwacu Imana ikoresha mu mabishop turasa tongera hura Imana ikora imirimo n'ibitangaza ndongera ngira ubuzima urumva gucuruza ntago nacuruza ko nta mafaranga nari ngifite ariko ko ne narize umwuga wo kudoda ubu ndi umutayeri ndadoda murabiro ko nambaye neza murabibona ncuruza made in Rwanda nziza z'abagabo muzaze mu ntezi imbere nka mwene so nambika abagabo amakote murabireba Yesu yakoze imirimo ikomeye cyane nkorera inyarugenge hara muri 3 ku muryango 24 niho nkorera ndashima Imana rero denara amakote urampapa yambaye genda doda made in Rwanda nziza rwose ngira ibintu bitandukanye na bya bindi mwumva za made in Rwanda kandi si ukwivugisha neza si no kubigira Yesu yakoze ibintu birenze ibyo nababwira kandi nziko hari ibintu Imana yambwiye kandi yiteguye no kuzakora ndashima kuko mwanya yakire mu itorero ryanyu Imana yadukijije inzara naga abana bakicwa n'inzara Imana mbose ndabona inzu yanjye ariko mfite plan yanjye ko mfite igishushanyo mbonera muri ye ko hari ibintu Imana izakora ikindi ndashima Imana ko yahaye abana banjye kwiga ibaha abaterankunga bafasha mu buryo bwo kwiga ubu ibyo byose abantu bakurikiye icano yanyu bazayibona ndabashimiye ahantu hose bari shimiye abo bantu bose babigizemo uruhare kugira ngo tongere dusubirane ubuzima abana basubire kwiga nanjye ngomeze kuzamuka nongere nkore niyubake ndashimiye abo bantu Imana ibahezagire n'umukuru muri byose ishimye itorero ryanyu mwandahise buri hari igihe tuzatuza tukavuga Imana uko ari ugushima nashimaga Imana muri uyu mwaka wa 24 ko Imana yaduhaye ubuzima Sylvie haguruka Sylvie nguyu ni umujene Marie yakoze mariage umwaka washize ni umuturanyi wanjye mufata nka murumuna wanjye mufata nk'umukobwa wanjye ni umwana mwiza tujye twishe tukavuga gukomera kw'Imana tukavuga imbaraga z'Imana tukavuga urukundo rw'Imana mu mutunga ibiganza Sylvie Imana impumugisha twaricaye kuri Noheli naka kantu ngiye gusorezaho mujye mugira abantu babakunda babitaho babatetesha uri kumva rwose arambwiye ngo mushumbanye namwe ngo ningasubiremo mugira abantu babakunda babatetesha babitaho babahekeya batakindi bagamije babereka urukundo rwo mu nzu y'Imana nukuri ukunde mwene so umukunde nubwo yabahuye n'igikomere umubwire ko Yesu agira neza abasha komora izo ngo nugira nicyo kiro kibirayi umubwiye ati mwino tugisangire mu gisengeremo nugira niyo nusu y'inyama umubwiye ati nukuri kubera ko noge Imana yangiriye neza atira tuyisangire umuzirikane kuko nitutazirikana abantu b'Imana cyangwa inshuti zacu zo mu nzu y'Imana ese ubwo abo hanze ko bazaturusha urukundo abantu barararika abandi bakararika abandi ati muze tugiye gusangira kuri Noel na bonane n'ibikindi bike bakishima bakanywa bagasinda bakabiviramo no kurwana ariko mwakunze bene so basi nugira imyenda 3 muri garderobe cyangwa 4 cyangwa 5 ita kuri mwene so yenda muririmbana cyangwa munasengana uvuga ati basi kuko Imana agiye yandutishije wowe akira nanjye ngira ikintu umukorera w'umugisha mwanyemerera je ntago ndi umwigisha wanyu ariko jewe nzi uburyo kwambara use je narambaraga ibintu bihenze nambaraga amasupe nambaraga amaworo nambaraga ibintu bihenze ibyo byose umugabo agiye kujya arapakira byose ibimwe asigajugunya muri toilette yo hanze ibindi byose arabijyana sigara nambaye ikanzu y'ijoro yonyine ngatira umuturanyi wanjye reba nk'uyu mama kunangana murutisha undi muntu umwe nkamutirira ibaya n'igitenge byo gukinya kugira ngo kunde soke nge hanze ariko Imana ikambwira ati nzakugirira neza ubu myenda mfite garderobe yanjye ntago mbizi sinzi imyenda ibamo ntago nyizi sinzi amakote nambara sinzi amajipo nambara sinzi amakanzu nambara sinzi amapantaro kandi nukuri nambara neza si ukubirata ko Yesu yarabikoze mu byange mu byemere yarabikoze kandi azakora n'ibindi
mwizere Imana, muyiringire, muyigumeho, muyinambeho. Ikibazo cyose waba ufite, ikigeragezo waba uhagaze, Imana irashoboye. Ntutandukire, ntudeviye, ntiwiringire abantu, uhanga amaso ijuru. Imana ibahumure. Imana iduhana amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire, iyo waretse ngo nandagaye. Worship team reka igere hano, ihagarare hano. Aba worshipers urukundo n'imbabazi byawe byangumyeho. Unyihagarira akantu gato, nihagana akantu gato ngiye kubabwira. Impamvu rero mpamagaye Sylvie, mvuze na kari akantu ngo mujye mwita ku nshuti zanyu, mukundane. Yesu aravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Birashoboka yuko ntabwo twakundana nk'uko Yesu yadukunze, ariko nibura twagerageza. Yesu niwe mwigisha mukuru, tugomba kumwigiraho. Sylvie yarambwiye, Sylvie ni inshuti yanjye cyane, ndavuguna ntago abizi uburyo mukundamo. Yarambwiye ati Kirete nkubwire, Imana yatwiciye umwaka w'inzara. Abantu Imana yiciye umwaka w'inzara mungirira gutya, kandi muri benshi mureke kwihagarara ko nukuri. Yakwiciye mu ikorosi rimwe, ikwicira ahandi, buri umuntu wese ifite ahantu yamwiciye. Shobora kuba atari inzara y'ibiryo, ariko hari indi nzara yakwishe. Murabyumva, buri wese afite uburyo inzara yamwishemo cyane. Arambwira ati Kire, ati Imana yatwiciye umwaka w'inzara, reka tujye gushopinga nk'abandi bakire bose. Ndavuga ni Sylvie, ariko zikere ibyo koko. Turagenda no muri Nyarugenge, tureba inkoko nziza, inzungu uri Nyarwanda. Ndavuga ni Sylvie, dushire muri firigo natwe kuko Yesu yatwibutse. Ntago ndi kubirataho, kuko hari igihe inzara ikuri. Inzara yarandiye, najyaga gusenga mu yitatu nkayavamo ngasura mu yindi. Niba nabonye ikiro cy'akawunga cyangwa ikiro cy'ibira cyangwa ibiro bingahe, nkavuga ni sindi bubirya abana baze kurya. Nahoraga nambaye umwenda kuko nkunda kwambara amapantaro, nambaye umukandara kubera no gusoza nkifunga cyane kugira ngo mbese nahubangana mu nda, nahubangana. Kandi umuntu mbonye physically mu maso yanjye ntago yanyekagaho icyo kintu, ariko nkihangana utwo tuntu, nkambara umukandara nkajisha, ngashiraho sharupe inyuma cyangwa ngashiraho igitenge nkagifundika, nkava mu yitatu. Imana ikongera ngo ukora yandi. Ese ndakora yandi, nkavuga se nimbyanga n'ubundi biragenda gute? Ariko nshimye Yesu uyu mwaka yarabivunje. Mwamba bari mukareka kurangara, Yesu yavunje ibintu bikomeye, yaratugaburiye. Sumba zanu Yesu afite abantu, afite ibihumbi n'ibihumbi. Wowe uribaza ngo urusengero, reka mvuga aka kantu sinzi impamvu kanje, ngo urusengero zuba. Yesu afite abagabo bafite amafaranga, Yesu afite abagore n'abagabo n'abasore n'inkumi bafite amafaranga, bafite umutima wo gukorera Imana. Mubyemere mubyame, ndi umugabo wo guhamya Imana 100%. Imana iratabara icishije ahantu hose hose shaka. Haleluya. Yakoze ibintu, ubu nzavuga Imana. Oya uzayivuga cyane. Yakoze ibintu ntatekerezaga. Yarabimbwiraga rimwe namwe nkabyumva, ariko nkayibwira Imana, iki gipindi cyawe ndagihanze. Kumbwira ngo uzangabura ntakigira amenyo yo kugaburira n'abantu, no kurya ubwanjye amenyo yaranshizemo. Umuntu arambwira ati Imana niguha ibiryo izaguha n'amenyo yo kubirya, kuko ntago Imana yagusondeka. Ndeba uyu mwaka wa 2024 twinjiye mu naka rusorejeho. Yes. Jye na Sylvie tujya guhaha. Muri kunyumva ibintu, tujya guhaha. Twari tumaze imyaka ibyo guhana arabyibagiwe. Naheruka guhaha icyo gihe iyo myaka yose nkiri kumwe n'umugabo ngifite amafaranga, nabaga mfite firigo ebyiri mu rugo, izijyamo inkoko, izijyamo amahene, izijyamo amafi, buri kimwe cyose. Abantu bashitsi bazaga kunsura, kakubaza ngo bakokereze, batogose, kandi sukwirata ubuzima bwanjye ntago njye nirata pe. Meruka icyo gihe iyo myaka yose ngifite ibyo bintu. Ndeba ubuzima nabayemo n'abana twabayemo. Ndeba najyaga ncana hari akantu kambayeho, mvuye gusenga suza amasengesho iyo 2023. Imana arambwira ati nzagutabara. Niba yari Imana agira ngo impime, niba ari Satani agira ngo inyereke, ntago mbizi. Tuva na gusenga n'abantu najyaga ngabona n'abantu narahaye inzu babaga iwanjye, narabahaye amazu y'ubuntu. Tuva gusenga n'abavuga ntashaka kuvuga, n'abamama nashatse kuvuga, twajyaga dusenga bajyaga bazi iwanjye tugasenga, nkabagaburira buri kimwe cyose, bagakora amasisho nkabagaburira. Ngira ngo niba ari Satani ntago mbizi, muramifasha kubyumva neza. Soja yitatu nshonje hahandi, urumva nari maze igihe nararya, soza nandi ntari burye, nta n'ikintu mfite ibihumbi 2 ndi butahe Nyabyondo. Ndibaza aya mafaranga ndayategamo, ndi kumwe n'undi mudamu. Aya mafaranga se ndagura inshyushyu mwe ko numva ngiye gupfa, ese ubu ndagerayo?
dukubitana n'abo bantu ngisohoka mu rusengero kandi rwose urusengero rwacu ruranzi nta hadakoyewe n'inyuguti ariko hari igihe kigera Imana ikabwira abantu ati mwese mwe mugiye hariya kugira ngo Imana nikora utazagira undi muntu ubyitirira uzaboneka n'imbara Imana Imana yagutabaye dusohotse baduha lift n'abantu bari basanzwe banzi nyine barambwa ati kirere rwose komera uracyari muri bwa butayu ntigo ati ariko humura nti baduha tugenda tugeze hara mu gakinjiro mu hari bakagisozi noneho umudamu umwe baza undi muntu twari turi kumwe muvuga butumwa w'inshuti yanjye naracumbye nari narahaye inzu mugiye yari yarakoze mariage nta no kuba afite yari umuvuga butumwa ngiye ngabafata nkamwanya ngwino nguhera inzu wiberemo kandi inzu y'amakaro utari bunyishuri ngiye nkiyaranja ngagereye ku mugabo ko banyishuye tugeze aho hantu mu gakinjiro nizi ibintu bikomeye ubu ngubu baravuga ngo harya ngo tugiye baravuga ngo kirengo mugende turatashye atariko tweko tugiye kujya kwa Rando ati bahita babaza ngo harya ngo batwokereza iki urarya inkoko cyangwa baduhifi babaza muri rusange ngo badushirireho iki Yesu ndavuga ntibanza hari nanjye ngiye kugira gute iminsi yose 3 narya buriya rwose bara nanjye mbyungukiyemo nawo ndimo tujye kubyungukiramo uzi ikintu cyatubayeho uwo nanjye kumuvuga ni Imana babarire nago muvuze yaravuze ngo yashango ngo rwose ngiko numva narazihaze ngo narazihaze ngo basi ngo dushirire hifi ndavuga nuko biyamira kose icyo baduha ntago turi bucyanga turagenda turenze twinjira muri kaburimbo ducomokotse mu gakinjiro umuhanda ujya kuri Entex mu ureba nugaruka ku Kinamba bahita bahagara baravuga ngo kire mugende turatashye ngo muvemo ngo twebwe dukomeje kwa Rando mwebwe ni mutaye nahise numva mfuye kandi twamaze kwishyira mu myanya yo kurya umuntu ushonje mazi 3 nindi nari maze ntarya bavuze icyo kintu turi kumwe twumva ko tugenda nibara naho kaji turi bukanywe nako gafite uruze gufata ubahase uko tuza gutana mu bitubaze niba dutana amaguru wenda dufite na yatiki wenda tuza kwiyaranje ariko tugeze muri umuhanda ujye gukata ngo tugende ngo kire mugiye turatashe ngo twega dukomeje kwa Rando mwebwe ni muviremo hano mugende simba beshe nararize mbwira Imana ngo Mana kuki utumye numva ibi bintu kuki utumye numva aya magambo avuye muri matwi y'abantu ba wa mudamu nawe yasose uko ari kurira urumva twageze hanze twese duhuzwa n'amarira ntabwo nari ko nawe byamubabaje narize uko anjye nawe arirukwe urumva nawe yarasonje tugenze ntamugase kuri kurira arambwa ati ubone duhure n'abantu ngo nabantu b'Imana bavuga ibi bintu sinshatse kubavuga twatuze ngo tugiye kuhembuka inzara duhwereje bavuga ngo nituvemo none wowe bazi wagaburi ati ndababaye ntushaka kubyumva ndamuga ntige ntuzi uburyo mbabayemo ndamuga ndababaye nkurikije amagambo bavuze iyo batarabivuga nibura ariko nshimye Imana kuri Noheli Imana yaraduhahiye haleluya niyo mpamvu nari mbivuze twarahashye duhaha amafi duhaha inkoko duhaha izinka ntubitubaze turunda muri firigo icyumwero kirashira dufite amafanta mu rugo dufite amaji tubwira abantu muze turye muze tumwe Yesu yagize neza akoze neza kubabwira Imana itabara yankuye mu gucishuro ababwira Imana itabara yankuye mu kuzengurutsa agataro mu mujyi wa Kigali ababwira Imana itabara yankuye ku mbabura y'ibigori ngeza saa 6 z'ijoro notse ibigori ku muhanda
imitekerereze yabo ntabwo ariyo y'Imana ikigwicayemo kigiye kubatungura maze kibemeze iratabara wowe shika musenge iratabara ntabwo ari igipindi oya ntabwo ari ukubeshya Imana dusenga iyo ni Imana itabara sha yambaye ku bigori yo kabyara iratabara wowe shika musenge iratabara ntabwo ari igipindi oya ntabwo ari ukubeshya iratabara Imana dusenga iratabara ari ku irembo ry'ibwami Hamani aramwanga ati mpaka mwishe yibagiza yuko agambanira ari umuyuda umunsi wo kumwica yamutambagije umurwa rubambo yamumanikiye aba ari wo rumanikwaho dufite Imana itabara umunota wa nyuma iratabara wowe shika musenge iratabara ntabwo ari igipindi oya ntabwo ari ukubeshya Imana dusenga iratabara satani iratabara wowe shika musenge iratabara ntabwo ari igipindi iratabara Imana dusenga cyacumi kiba mushahuwe oya ntabwo ari ukubeshya Imana dusenga iratabara ntabwo ari ba data wacu iratabara wowe shika musenge iratabara ntabwo ari oya ntabwo ari ukubeshya iratabara Imana dusenga iratabara iyo ni Imana itabara ntabwo ari ba data bacu batubyaye nta nubwo ari ba muka data nta nubwo oya ntabwo ari bo nishaka imiryango yarakuvuyeho barabeshya izagutabara bene wanyu baba barakuretse izagutabara umugabo aba yaragutaye izagutabara umugore aba yaragutaye izagutabara n'amafaranga ufite izayaguha amena iratabara igize gute ntabwo ari abantu badutabara ariko icyo bashoboye ni ukwiga batuvuga bakwiga badusebya ariko Imana ikaza ikavuga iti bana banjye ati igihe bavugiye ubwo bugambo igihe bavugiye ubugambo budafite shinge na rugero haleluya ikamanura ijambo rya nyiri ijambo akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abakunda twibutse imirimo myiza wadukoreye none natwe turishimye akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abakunda twizeze imoza wakozeye natwe turishimye akira amashimwe y'abana bawe data we haleluya aya ni amashimwe y'abana turi mu itorero ryawe tukuzamurira ibiganza
ngo akira amashimwe papa. Sinari nzi yuko uwo wapfiriye nanjye ndimo, amaraso wamenye ku musaraba niyo yaminduye icyaremwe gishya. Narugupfa uranyiyegereza, ungira umwana iwawe mu rugo. None Mana ndagushima. Akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abantu. Haleluya. Ana amashimwe data. Amina. Akira amashimwe we. Akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abana bawe data. Haleluya. None natwe turishimye papa. Hahirwa abagufite mu mitima yabo, iyo bahuye n'ibibazo ubabera igisubizo. Iyo bageze mu ntambara urabarinda ukabarwanirira, none nabo baragushima. Akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abagukunda. Twifuza imirimo myiza wakoreye, natwe turishimye. Akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abagukunda. Twivutse imirimo myiza wagukoreye, natwe turishimye. Akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abagukunda. Twivutse imirimo myiza wagukoreye, natwe turishimye. Imana ibahe umugisha. Amen. Turanezerewe kubw'uyu munsi kandi turishimye.